bamubwira buri gihe kandi agenda umubwira ngende umubwira ndabikunda bigenza gute ese ukamubwiza ukuri maze kurambirwa iminsi igize icyumweru hamaze kuzima abakozi batanu buri munsi umukozi araza agataha undi agaza abakorera baraba iki baza bigira nawe ubu ugira ngo ngende bakoreye nabana nabyo ngo ngenza abakiriya neza umfashe iki hagati aho umufashe iki mbwira ikintu ushaka umufasha ku buryo ngewe aho kujya mu kazi buri mu mirimo nagushakira abakozi ukabananirwa nta kintu nge nabikoraho kuko ntabwo arabona byaye okay urumva ushaka kuba wabyaye none nge nabigenza okay rindira abakozi ashaka gukora naze nakananirwa atahe nta kintu nge nabikoraho none se buri kamubaze ati mbere umbize ukuri byakunanira iki kugira ngo ubahe bari abantu kuri boutique n'abantu hano baturanye bose byibuza umwumve ko ufite discipline umugore utaha ahantu nkaha wiyubashye hanyuma se mu gihe udashaka kubana urumva ari byo uzajya ugenda mbirirwa inyuma nta mwanya mfite w'ibyo ngibyo none bashaka ngufasha iki amafaranga navuye ko nari buyaguhe sindi buyaguheyo hanyuma ukumva ko nduyagore amafaranga niba nzanamo abakozi mbishyura igihe kitageze kubera ko batesheje umutungo nimbirukane nabishyura ukwezi kutarangiye mu gihe bakoze ibyo ntashaka ko bakora okay ikintu gihari ni iki ngiki reka nigire mu kazi simwateguye ameza nta kintu na kimwe mubashije gukora reka nigendere none se uri kugenda ukora n'ubigenze gute azishyira waretse kunesha umutwe ndetse ke ugutesha hari undi wundi mfite kubibwira njye nakubajije ikibazo kimwe byibuza discipline ni iyihe ufite ugenderaho kugira ngo umuntu abashe gukora ikintu icyo ari cyo cyose ako si icyo ushaka abakozi ntibashaka gukora hanyuma no muri karitsiye ubwo nzagenda mbirirwa inyuma ibiki njye nawe musabye ngo biruke inyuma musabye kubaha kwa murokore hari hirya ariko ibaza umunsi umwe bazaba okay nta mwanya mfite kugira ngo bajye birirwa banyicayeho nta mwanya mfite ndakwinginze nyubaha umukozi uri hano basi mbabarira ntazagende nkuko nyine biri kubatesha umutungo bagende nakora ibyo ushaka mpawe urihe ibyo wakoraga ni ibiki biruta kiriya kintu kiri hariya ubwo nk'uyu ngo ndavuze ubwo amakosa ni ayanjye ntabwo ukajya kugikuraho yakoraga iki bebe nakubeshya imaze kurambirwa rero muriya muntu usuba wajya umenya ko ari umuntu ni ikiremwamuntu nk'abandi bose hari uruhinja dufite yakoraga biriya yarekeraga iriya cupa ari gukora iki nuko njya wunesha umutwe byahatari bimwe birenze nyine tukanacanganyikisha ntabwo ngutesha umutwe nuko urawunesha dore uko kireba ubwo nk'ubu ndavuze ubwo ntabwo nzizaga ibiki genda se vuba ese byibuza wajya wiyubahisha ukamenya yuko uri mabuja we si inshingano ze none se reka nkubaze niba uri gukirana n'abakozi tonde niba uri gukirana n'abakozi ntabwo yaje kwicara ikindi amafaranga afite ntabwo ari ay'ubusa none niba uri gukirana n'abakozi hano bazakubahira hehe ni hehe bazahira abakozi come on yakoze inshingano ze mutera stress okay ikintu byari ni iki ngiki kibanza wige discipline kugira ngo ubashe kujya mu bandi bantu discipline ndayifite ubu bushya banyite ntabwo nguha for sure ntabwo nguha ikindi kandi iyo myambarire yawe ntabwo uvuye hano wambaye gutyo mbere yo kuvuga ngo washaka no kugenda nibyo bintu biri ku mutwe simbishaka hejuru y'ibibazo byose wabonye ugarutse ku myambarire n'ibitari ibingi uzabibona urumva ushaka kunyaza gusa sasa kandi n'urwo rushya rwawe ndaza kujya nashakaga kujya ko bagira ngo ndavuga ubu nkawe koko uri mu biki kundeba uhanagura gaze hanyuma se uhanagura gaze dore ukuntu ibyombo bishagaraye ubundi se nuko nguko wahanaguye neza
Nikose muko. Ibi byombo birinze kujagarara uri mu biki? Niguteretseho. Nikose muko wari mu biki? Mbwira neza. Nabyutse ndimo ndafura mfuze imyenda. Kureba hasi vuga undeba mu maso. Nafuze imyenda myinshi uno munsi. Utari usanzwe umesa? Hari utwiyongereyemo? Nyine mabuja iki? Debe nibwo igitereka. Hanyuma se umugabanya natara kurya. Urabona ari burya iki? Wagiye ukora neza inshingano zakuze. Ntabwo bizongera. Hanyuma se kuvuga udahanagura. Ibyo ngibyo bihanagura imyaka 5. Ese wagiye ukora ko ufite amaboko abiri? Kwari. Waje nuje kwicara? Oya. Hanyuma. Urumva nta kibazo ufite mu mutwe wawe? Nukuza nicare impembwe ntayi wacu. Ntabwo wasanga no kwicara hano. Ko inshingano zakuzanye neza. Hanyuma se ko mbona ukora gutyo. Ibindi bintu babishyira ku murongo ryari. Uravuga ngo bwije amasaha yanjyanye. Ese kuvuga nakwasurushye tambuka vuba kuraho byabi. Abakozi ubu ngubu no kuza bigira nabi. Tambuka. Hanyuma se ibi ngibi kutabikoze. Waje nuje kurya. Ko mubwira ntusubize. Ndeba hano. Waje uje kwicara. Hanyuma ubundi umuntu azababwire gute? Ubuje wumva ko kumuntu yakubwira ariko kuri amatwi gusa. Tambuka hano. Ibintu byajagaraye kuki utabishyira ku murongo ngo bikore neza. Wagira ngo waje kuryama gusa nta n'isoni. Ubwo umuntu atamanje kugukora mu matwi ntabwo wabwira. Ntabwo wakora ibyo akubwiye. Ushaka ngo umuntu ajya gukora amatwi gusa ibyo wumva ushaka. Kora ibyo ukora vuba mu kanya ndetse ngo bibagushe. Wait. Nari gusasha. Ibyo ni cyo mame na muhana. Katurebe. Zana toragura uzane hano. Toragura. Umenaga mu muceri. Hano habamo ibiki mu. Zana. None se nuko cyo afata umucanga ukomena mu muceri. Nawe ufite kuvuga. Nabuze kuvuga. None n'ibicyo mberaga mahanga. Nuko cyo bikoraga. Ni rwose. Impamvu nabikoze mabuja mfata nabi cyane wagira ngo noneho nyoko buja bigahurira he nanjye ibiryo nari ngiye kuryaho wamenyemo umucanga
nose rwose uzi ko ariyo mpamvu maze iminsi numva ndimo ndarya ibiryo ntazi ukuntu bimeze. nyine rwose impamvu nyine guhabura mfata naho nari umuntu aramutaha aramuteza ari hehe? Chérie? Chérie? Ndeba hano. Maze kurambirwa. Nukuri maze kurambirwa. Kugeza aho tusigaye turya umuceri urimo amabuye. Mu rugo bwawe. Umva. Niko muko. No way, urekura. What? What? Hanyuma se yatetse amabuye yabuze ibyo ateka. Nambwire uburyo ateka. Muri. Hanyuma se yajya guteka amabuye yabuze ibyo ateka. Ndagukubita. Kagarara. Sheri kabiri kangahe mubwira ko umukozi ari umuntu nk'abandi. Kabiri kangahe mubwira ko ugomba kubaha buri muntu wese. Okay, subiramo. Nabujije gufata nabi akamuteza akambwira nabi akamwita. Buri munsi ukatugaburira amabuye. Hirya ndabonekesha niba ari kubera umujinya w'abagabo. Ubundi wagira ubwenge. Ndagukubita. Hagarara hano, hagarara. Hanyuma se mukubita hagarara hawe, hagarara. Ziba kandi mvuga uceceke. Aradutekera. Komeza umbwire. Cecekaho. Urongera kuvuga ndakumva. Urazinga ututaye iwanyu. Komeza umbwire. Nabisha cyane kumvunisha ntacyo twuko niko kazi naje nsaba ariko kumvira ibitutsi no kumwita aba yarengereye nanjye rero nk'umuntu kwihangana byanze mukubita yakoze no kubona nakora imigenda ngabica ariko nasanga byose wabikoze nkagukubita. Nasanga byose wabikoze nkagukubita. Sheri. Niki? Hagarara hano. Mpahagarare kubera iki? Ajya kudutekera ibyo byo. Hagarara hano, zibaho. Mbere na mbere nakubwiye ngo iki? Yazamo no guteka amabuye. Ndagukubita. Mbwira umukozi nawe ndagukubita kandi umva. Subira, genda. Iki se? Genda. Ntabwo wanjyana nama nsobanura uburyo atekera inkari. None se sha. Wowe kuki ibintu byose biba mumbwira? Amafuti ya mbere ufite nuko umugore ukorera ikintu n'ubwira umugabo. Namutse nanjye muri ikintu ntukibwira umugore. Aba ari kosa rikomeye. Shenge ntabwo numva uburyo umukozi yifata. Ntabwo nabyumva. Zibaho ngaho. Manura hasi nyine. Shira usiga nkubita. Hejuru y'umukozi ubundi ntabwo ibyo mukora ntabwo byumva. Ushobora kuba ari igiti kibyishe inyuma. Ntabwo nabyumva. Sheri zibaho. Okay, please, ngambabarira. Ceceka. Azo Sheri, utekereza yuko umukozi ari ugufite ubuzima bwacu mu biganza bye, ashaka yatwica cyangwa akadukiza? Ese utekereza ko umukozi ari umuntu nk'abandi? Ariko ntabwo yavuze inshingano ze ngo mubwire. Baby, ceceka mubwire. Nawe kandi ibintu byo gukora amakosa gutyo ngo urengejeho kwita ufata umwanzuro wo gukora ibyo ngibyo uhubutse. Ufite kuza ukambwira njye nk'umugabo ngafata umwanzuro. Ntaba nanjye hari icyo nakoze kitari kizima ukakibwira umugore wanjye tukakivugana bikarangira. Urumva? Okay, ngaho bihangane sibyo? Ntabwo ibintu bizongera. Sheri, nsaba imbabazi.
Sheri Mwambabariye. nizere ko utazongera sibyo Ntabwo nzongera kumukubita. ingamba ni mu tuzaza ambara ongera uteke ibindi biryo